Amahoro bakundwa muri Kristo Yesu, bakunzi b'ijambo ry'Imana, namwe bakunzi ba Hope Family Ministries, tubahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Imana ishobora byose, muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimye ndaguhimbaje, ngushimiye umwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ijambo ryawe. Nsengeye abantu bose bagiye kuryumva, byose ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amazina ni Gaston Prince, ndi umuvugabutumwa, ndi umugabo, mfite umufasha ndetse n'abana. Uyu munsi tugiye kuganira ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo 7 umurongo wa 13 kugera 14. Matayo 7 13 kugera 14. Haranditse ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Kadusubiremo. Munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, iraruhije. N'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyigisho ifite insanganyamatsiko igira iti hitamo inzira imwe. Turakugira inama tukubwira ngo mwene data uhitemo inzira imwe. Bibiliya nk'uko twayisomye, irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo byose bisobanuye ikintu kimwe. Irembo rifunganye ni inzira ijya mu bugingo. Uri mu irembo rifunganye ari mu nzira iyo mu bugingo, cyangwa se ari mu nzira ijya mu ijuru. Uyu nguyu umugenzi arimo neza. Irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, nabyo ni ikintu kimwe. Inzira ngari ni iki? Inzira ngari ni inzira y'abanyabyaha, ni inzira y'abapagani. Niyo nzira ngari, kuko harimo ibintu byose, bakora ibintu byose, bakora ibyaha byose, nta mutima wacira urubanza. Abo ngabo nyine bari mu nzira ngari. Make ni inzira y'abapagani bose. Ni inzira y'abanyabyaha. Abantu benshi bamaze gutagangara kubera kuba mu nzira ebyiri. Iyo uri mu nzira ebyiri, nta n'imwe ushobora gusohoza. Mu yandi magambo, ntabwo ushobora kubona umusaruro kuko uri mu nzira ebyiri. Bisobanuye iki? Wowe uri gusenga, uri gusenga, uri umukristo, uri umwizera, uri no mu bapagani. Bivuze ngo uruhande rumwe uri umukristo, urundi uri umupagani. Uri mu nzira ebyiri. Ubundi ubwo make ubarizwa hehe? Igice kimwe urasenga, ikindi uri mu bapagani. Reka tuvuge ku irembo rigari. Irembo rigari niho abanyabyaha cyangwa se abapagani bose babarizwa. Nk'uko byanditse muri Efeso 4:17. Haravuga ngo nicyo gituma mvuga ibi nkabihamya mu mwami, yuko mutakigenda nk'uko abapagani bagenda, bakurikiza ibitagira umumaro by'umutima yabo. Umuntu wese ukurikiza ibitagira umumaro by'umutima wiwe wese ni umupagani. Katubisubiremo. Umuntu wese ukurikiza ibitagira umumaro by'umutima wiwe wese ni umupagani. Reka tuvuge ku irembo rifunganye. Irembo rifunganye niho abakristo babarizwa, niho abizera baba, niho abera bose baba. Bemerwa byose, ariko bakora ibibafitiye umumaro. Mu yandi magambo, kuko ari abantu, ibintu byose biri imbere yabo, ariko bo bahitamo ibyo bagomba gukoresha, cyangwa bagomba kuyoborwa nabyo, cyangwa se bagomba gukoresha ubuzima busanzwe, ariko ntabwo bafata byose.
kubera iki? Kubera ko aba bizera, abakristo bo bayoborwa na Bibiliya ubwayo, niyo bagenderaho, niyo bakurikiza, kubera ko bari mu irembo rifunganye. Iyi ni nayo nzira Imana ishaka ko twese, abantu twese tunyuramo cyangwa tubamo. Wowe uri mu irembo rigari cyangwa uri mu nzira ngari, turakwifuriza kuva muri iyo nzira ukaza mu irembo rifunganye, kuko niho abakristo bari, ni naho Imana, niwo murongo w'Imana abizera bose bagomba kunyuramo. Utari muri uyu murongo wese, ijuru araryibeshya. Nk'uko byanditse Abaroma 14, Abaroma 14 handitse ngo abayoborwa n'umwuka w'Imana nibo bana b'Imana. Abayoborwa n'umwuka w'Imana bose nibo bana b'Imana. Aba ngaba bari mu nzira ifunganye bayoborwa n'umwuka w'Imana ndetse n'abana b'Imana. Reka turebe urugero rw'umuntu umwe, nubwo Bibiliya ivuga benshi, reka tuvuge ku muntu umwe wagiye mu nzira ebyiri, umusore witwa Utuku. Ibyakozwe n'Intumwa 20:9 haravuga ngo umusore witwa Utuku yari yicaye mu idirishya arasinzira cyane. Nuko Pawulo akomeza kuganira amagambo menshi biratinda, Utuku arahunyiza ava mu cyumba cyo hejuru aragwa, basanga amaze gupfa baramuterura. Mu gihe Pawulo yarimo yigisha, hari ku munsi wa 8, kandi bigaragaza ko bari bari ku igaburo ryera, ko bari barimo kumanyura imitsima. Barangije ngo umusore witwa Utuku waricaye mu idirishya ngo yarimo gukurikira ijambo ry'Imana riri mu cyumba hejuru mu etaje aho bari bateraniye, icyumba cyo hejuru, bivuze ko nyine hari mu etaje hejuru. Utuku ngo yajyaga yumva ijambo ry'Imana riri nyine hejuru aho barimo bigishiriza. Pawulo yarimo yigishiriza ijambo ry'Imana, ariko akurikirana n'ibintu biri hanze. N'andi magambo, Utuku yari mu nzira ebyiri, yumvaga aho bari gusa amasengesho, inyigisho, ariko ubundi akareba no hanze akamenya n'ibiri kubera hanze. Muri make yari ari mu nzira ebyiri, yari mu nzira y'ijambo ry'Imana ariko yumva n'ibyo hanze. Kubera kuba mu nzira ebyiri bidashoboka, Imana itabikunda, Utuku ngo aza guhunyiza arahanuka yikubita hasi ngo po, Utuka barapfuye. Utuka amaze gupfa, cyokoze Imana ishimwe ikoresha Pawulo aramusengera, Utuka arazuka. Ariko yari mu nzira ebyiri. Utuka yazize kuko yarimo kurikira ajya mu nzu y'Imana, ijambo ry'Imana, ariko ari no hanze. Yari mu nzira ebyiri. Inshuti, mwene data mukundwa, turakugira inama ngo uve mu nzira ebyiri ujye mu nzira imwe. Hari ibyiringiro bipfuye abantu benshi barimo kugenda bibeshya ko bari mu nzira. Reka tuvuge ku byiringiro bipfuye by'abibeshya inzira. Abantu benshi bibananiye guhitamo. Usanga bamwe basenga Imana batanayizera, ariko bakegera abapfumu. Iyo biringiye umupfumu unasenga, burya uri mu nzira ebyiri. Umupfumu bikarajyana nawe akubeshye ko ngo azakurinda, ngo azabane imigisha ugahirwa, kandi ugasanga umupfumu nawe nta kintu yifitiye, nawe ari hasi, byaramunanira, byaramubabaje, byaramwibabarije, nawe ukaza ngo wegere Imana ngo wegere n'umupfumu. Uri mu nzira ebyiri. Ntabwo Imana ibangikana n'abapfumu, ubikora uri mu nzira ebyiri, kandi inzira ebyiri ntacyo zakumarira. Hitamo inzira imwe. Ikindi, muri iyi minsi abantu barakijijwe, baretse ibyaha, ariko benshi hari icyaha gikomeye cyabananiye kureka, kutababarira. Abantu benshi banze kubabarira, abakristo benshi banze kubabarira. Umukristo utarababarira mugenzi wawe waguhemukiye,
utegetswe kubikora, kuko Imana ntabwo izakubaza abakwanze, ahubwo izakubaza abo wanze. Abantu barakwanze, baraguhemukira nk'umukristo, ariko wowe urangije urabanga. Nshuti yanjye mukundwa, mwene data muri Kristo Yesu, icyo nkubwiye nkumenyesha ni uko Imana itazakubaza abakwanze, ahubwo izakubaza abo wowe wanze. Ntabwo Imana yaguha ijuru mu gihe utarababarira mwene so, utarababarira mwene nyoko waguhemukiye. Byageze no mu miryango, aho abantu bavukana nabwo bakaba bafite urwango. Ntawe ushaka kubabarira undi mugenzi, ntawe ushaka kubabarira mugenzi wiwe. Ntabwo ibyo ngibyo Bibiliya ibyemera. Mugomba kubabarira nk'abakristo. Abefeso 4:2 haravuga ngo mugirirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Haravuze ngo mugirirane neza, mugirane imbabazi, mubabarirane ibyaha nk'uko Imana yabababariye muri Kristo. Bibiliya irasabye ko mugirirana imbabazi, mukababarana ibyaha. Niko Bibiliya ivuga, kuko na Yesu Kristo yabababariye. Abavandimwe babiri, iyo umwe yanga undi, mubona igisubizo kizaba ikihe? Wowe usenga rero, niba wanga abo muvukana bitewe n'uko wenda uburyo yaguhemukiye, ntagusaba imbabazi, kubera ko uri umukristo, Imana yakubabariye, usabwa kubabarira nawe umuvandimwe wawe waguhemukiye, nubwo yaba nta mbabazi aragusaba. Wowe nk'umukristo ugomba kumubabarira, kubera ko ntabwo mushobora kuzajya mu ijuru mu gihe mutababariranye mukiri mu isi. Mugeze mu ijuru mutarabarana hano mu isi muri babiri, n'ubundi mwakagera mu ijuru mwatezeho ambutiyaje. Niyo mpamvu Imana igomba kujyana umwe, undi agasigara. Rero nshuti yanjye, inama nakugira kugira ngo mwese muzabe mu ijuru muri babiri muvukana muri abavandimwe, ni uko mugomba kubabarirana. Reka twebere ko umuvandimwe koko wawe yaguhemukiye, ntagusaba imbabazi, koko birumvikana. Ariko se wowe bahemukiye, nta makosa wowe waba warakoreye abandi? Isuzume urebe neza. Ariko kubera ko Yesu Kristo twese yatubabariye, nawe nk'umukristo ugomba kubabarira umuvandimwe wawe, kuko nawe Yesu Kristo yarakubabariye, kandi akubabarira nta kiguzi utanze. Niyo mpamvu nawe ugomba kubabarira. Mu gihe udahindutse ngo ubabarire, uri mu irembo rigari, nubwo wibeshya ko uri mu irembo rifunganye cyangwa uri mu nzira ifunganye. Mu gihe udahindutse, menya ko uri kwibeshya ko uri mu nzira ifunganye, ariko uri mu nzira ngari. Ni hahandi ugomba kubanza kubabarira kugira ngo uve muri ya nzira ngari, nawe ugaruke mu murongo w'inzira ifunganye. Abizera benshi bamaze kuba ibyapa kandi bitwa ko basenga. Mukeneye guhindura. Ntabwo Umwuka Wera yagukoramo mu gihe uri mu nzira ngari. Nsubiremo, ntabwo Umwuka Wera yagukoramo mu gihe uri mu nzira ngari. Bamwe murarwara bikageza n'ubwo mubura ababasura kandi abavandimwe banyu bari hafi, kubera ikibazo cy'urwango, kubera kwanga kutababarira. Iyo utababarira iteka ryose, ibaze wowe uri umuvandimwe, urarwaye, uri mu nzu, urarembye, ubuze ukuba hafi, umuvandimwe wawe ari hariya hafi yawe, nawe ntiyakugeraho kubera ko mufitanye urwango, mwanze kubabarana, kandi yakaje kukuba hafi akakurwaza. Mukeneye kwiyunga nk'abavandimwe, mukeneye kubabarirana. Ikindi, mukeneye guhinduka. Naho ubundi muribeshya inzira, ntabwo muri mu nzira, muri mu nzira ngari. Reka tuvuge ku bagabo. Abagabo muri iyi minsi bafite ikibazo. Abenshi bafite ikibazo, baragenda bata ingo zabo.
umuntu afite urugo arashyingiwe abyaye abana, yamara amezi 6 yamara umwaka agatuma umugore ajya gushaka undi, bamara indi myaka 2 akamuta agashaka undi. Bagabo, amarira y'abana mwataye ntabwo azatuma muhirwa. Ubundi kuva kera umugabo ni umutwe w'urugo. Imigisha yose Imana itanga yajyaga yinjiza mu mugabo kugira ngo umugabo afashe umuryango. None muri iyi minsi abagabo umugisha wabo Imana yarawubambuye benshi kubera ko bagiye mu bagore benshi. Imana yaguhaye umufasha umwe nawe yakuremeye, ariko wowe wiremera abandi. Niyo mpamvu umugisha w'Imana wakuvuyeho. Murebe neza muri iyi minsi abagabo benshi bahuye n'ubukene kubera ikibazo cy'uko imigisha yabo Imana yajyaga iba nk'abagabo, Imana yayibambuye ikayiha abagore bari kumwe n'abana. Bagabo mwisubireho kugira ngo imigisha yanyu Imana yafunze yongere yifungure, mugaruke ku bana banyu, mugaruke mu ngo zanyu za mbere Imana yabahaye, kuko izindi ngo zirenze urugo rumwe zose ni ingo mwishakiye, ntabwo ari urugo Imana yabubakiye. Tubisubiremo, ni ingo mwishakiye, ntabwo ari urugo Imana yabubakiye. Nimutagaruka mu rugo rwanyu rwa mbere, iyi migisha yanyu yose Imana yabahaye irayifunze, irayimuye, iyihaye abagore bari kumwe n'abana. Kuko mwajya mwataye ingo, ni mpamvu umugisha w'Imana wabavuyeho. Mugaruke mu nzira nziza. Imana yavuze ko yahaye umufasha umwe, niwo mugomba kubana nawe kugeza Yesu Kristo agarutse cyangwa se urupfu ruje. Naho ubundi nimutagaruka mu nzira, muraza kumera nka Esawu waguranye umugisha ifungo ry'umunsi umwe. Reka tuvuye ku bagore. Bagore namwe nimunyurwe n'ibyo mutunze, mufatanye n'abo mwashakanye, musenyere umugozi umwe, musengane, mushyire hamwe, murebe ngo imigisha y'Imana y'uburyo bwombi irabasesekaraho. Mubone imigisha yo mu buryo bw'umubiri, mubone n'imigisha yo mu buryo bw'umwuka. Murebe ndetse mumenye ko Imana yacu igira neza, mumenye ko Imana yo mu ijuru igira neza. Nuko mugomba gushyira hamwe, mugasenyera umugozi umwe, mugasengana, mukaba hamwe, ahasigaye imigisha yose Imana ikayibasesekazaho. Reka tubagire inama. Uyu munsi turagira inama tubabwira ngo muhitemo inzira imwe. Imana yo mu ijuru ntabwo itsindwa, ntabwo ikenera inkunga, ifite imbaraga, ubutwari ndetse n'ubushobozi. Imana mu yandi magambo, Imana irihagije. Abari muri yo, haleluya, abari mu Mana baranezerewe, baridegembya, bafite amahoro adatangwa n'ibyo umuntu atunze. Hari amahoro umuntu yihesha, ayo ngayo ni amahoro y'isaha imwe, ariko abizera bo bafite amahoro adatangwa n'uwari wese, ahubwo aturuka ku Mana direct. Amahoro y'abizera y'abera ava ku Mana ahita abazaho, nta gaca ku kindi kintu cyangwa ku wundi muntu. Reba neza ko wahisemo inzira nziza. Wowe uri mu nzira ngari, turakugira ngo wivemo uze usange Yesu Kristo, aba ari wiringira gusa, nibwo uzahirwa, ndetse ihirwe ryawe ntigumeho, ikindi nyuma uzahabwa ubugingo buhoraho. Abizera mwese cyangwa bose bagomba guhirwa mu isi, kandi nubwo batahirwa, ijuru rirusha isi ubwiza. Reka dusubiremo. Abizera muri ku isi mugomba guhirwa, ariko mutanahiriwe muzamenye ko ijuru, cyangwa se mumenye ko ijuru ari ryiza kuruta iyi si. Ijuru ntaho rihure n'iyi si, biratandukanye cyane. Iyi si ni agace gato cyane k'ubwiza bw'ijuru. Gusa mumenye yuko ijuru ari ryiza kandi riruta iyi si, cyangwa se rirusha iyi si kuba nziza. Ijuru ni ryiza, ijuru mbifurije kuzaribamo. Abizera mwese muri iyi si muhumure, Imana irabazi, Imana ibitayeho, igomba kubaha ibyo mukeneye byose. Ariko n'uwitabihaye amenye ko ijuru ari ryo ryiza kurusha ibintu byose.
mwakire ijambo ry'Imana.